Amen. Amen. Haleluya. Amen. Turashimira Imana se umwami wacu Yesu Kristo. Ari nayo se niko birivuga, ari na data wa twese, Imana y'imbabazi, n'Imana y'ihumure kandi ryinshi. Turayishimira ko yaturarutse kuba turi muri uru rugo rwa Savina, byavuye mu mugambi w'Imana. Kuko abantu tumenyereye gupanga, ariko imipango y'abantu siyo y'Imana. Ni nako muririmbyi mu Tanzania ngira ngo yaririmbye, mipango ya mtu sio mipango ya mwanadamu. Rero umuntu warategura, ariko gusohoza ko umuntu biraciriritse cyane. Ariko gutegura kw'Imana mu bantu ni kugari, nanone gukora ibintu bikomeye. Twavuganye nimugoroba na Olivier, mbona ko bishobora kwanga pe ko twahura, biturutse ku mpamvu zari zirenga imwe. Yaturaritse kandi igaturarikira kuza hano. Hari ikintu iba ishaka kirenze twebwe icyo twe dutekereza. Imana ishimwe cyane. Twihuse iminota yacu kuko twayigabanye, mushiki wanjye reka tukoreshe isigaye. Imana iri budufashe. Turasoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 12. Turasoma duhereye ku murongo wa 10 wa mbere tugera ku murongo wa 6. Tuze gusimbuka dusome n'umurongo w'10. Dusome byakozwe n'intumwa igice cya 12. Turasoma dore ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5, cyangwa se tuze kujya kwa 7, dusimbuke dusome n'umurongo w'10. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo Herode umutwe w'amagambo ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje Abayuda, ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda 4 agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. 6. Herode araye ari bumusohore. Iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati, byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Dusimbuke 10. Haravuze ngo banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabikingurira ubwarwo. Barasohoka banyura inzira imwe. Uwo mwanya marayika amusigaho. Nakeneje ijambo ry'Imana. Amen. Imirimo nicyo kidutera Mana, nicyo kidutera Mana, guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza. Imirimo nicyo kidutera Mana, nicyo kidutera Mana, guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza.
imirimo iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwanjye bintera kugushima imirimo iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima imirimo wakoze. Amen. Bivuga ngo hari igihe tuba mu bintu cyangwa tukaba ahantu tukemera ibyo bintu tubayemo cyangwa se tukemera ubwo buzima turimo, ariko Imana ya Isiraheli, Imana ishimwe cyane, hamwe n'abantu b'Imana bo babireba bakabona nubwo dusinziriye ahantu cyangwa nubwo tubaye ahantu tukahaturiza tutagomba guhaba ngo byemere, Imana ikadukuza amaboko akomeye. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ashimwe. Hari igihe tuba mu buzima tukemera gusumirwa n'ibyadusumiye, tukemera gufatwa n'ibyadufashe, rimwe na rimwe tukavuga ngo fini termine, nta n'ikindi cyo kugira ute cyo kurenza kuri ibi byakozwe n'intumwa cya 12, nta n'icyo twagira ute twabirenza. Umuntu ajya kwemera akamanika amaboko, aba ashingiye cyane ku mbaraga zamufasha cyangwa se ku maboko yagize ute yamugizeho ububasha, kuko amaboko iyo akurenza cyangwa iyo agusumba, mbese mu yandi magambo wo gucisha bugufi hejuru y'amaboko agusumbye, wowe nta kindi ufite cyo gukora, ariko nyuma yawe hari Imana ya Isiraheli ifite icyo yakora bikemera. Iki ni igihe cyari cy'akarengane k'intumwa n'abakozi b'Imana, aho umuntu yavugaga Imana bikaba ikibazo, aho umuntu yasengaga Imana bikaba ikibazo, ariko nanone biravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera kabiri, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Ijambo riravuga ngo utakurusha gusenga uwo muntu ntakagutera ubwoba. Isi ishobora guhaguruka ikagukangara ikakwereka ko nta n'icyo umaze, nta n'icyo uvuze, ariko nabonye ufite Imana ariwo muntu ufite ikintu avuze mu buzima, kuko uwo muntu niwe utungura iminsi, niwe utungura ibihe. Ibidashoboka ku bantu imbere y'Imana bigashoboka kuko umuntu yabanye n'Imana. Iri muri twe rero ikiyereka abanyamahanga bakayibona, ni ya mirimo igenda ikora ikanga ko tumenyerwa n'abantu bose bakagombye kutumenyera. Imana yanze agasuzuguro, Imana yanze agasuzuguro. Yigeze kubona uburetwa abanyegiputa babayemo igihe kirekire, baba mu buzima bakolonizwa, biritugura uburyo ki bakolonizwa kwa Farawo ku rwego n'abamama ababyeyi babakamisha amashereka kugira ngo batobe icyondo babone amatafari ari bwubake. Ariko ngo Imana biri mu kuva usomye ngo Imana wimaze kubona umuborogo n'umuniho w'Abisiraheli ibitegereje, hari urwego abakristo tugeraho tugataka. Subiza abantu bamwe muri mwe cyangwa nanjye, hari igihe dutaka Imana ikavuga cyangwa twanataka ntivuge, tukibwira ngo ntihari, ariko nubwo iceceka ibiri kumwe natwe. Haleluya. Hari igihe abanyesirayeli batatse kandi barataka si rimwe si kabiri, igihe cyose batakaga Imana yarabumvaga, ariko itarashyiraho iherezo h'uburetwa bwabo. Hari igihe uba mu buzima bw'uburetwa nyamara uvugana n'Imana, ariko niba Imana itarashyiraho iherezo bukomeye gatoya, ejo Imana izaguhesha icyubahiro. Ikuzo watakarije abanyegiputa, Imana izakuvanayo ufite irindi ranka, uzamuka uvuga amashimwe y'Imana dusigaye. Yadusigije iriya ifite impamvu yadusigaje. Yesu ashimwe. Ngo bamaze gutaka barataka baraboroga, Mose ntituvuga uburyo Imana yamutumye ngo ujye kubazana, ngo Imana ibitegereje ngo imenye umuniho wabo, irabarora, ibona agahinda kabo, irabitegereza, imenya icyo bakeneye. Imana izi icyo dukeneye, Imana izi ibyo wibwira ko izatugirira, izi ibyo yibwira izatugirira. Ntabwo ari ibibi, ni byiza.
kandi nibikora n'isi izamenya ko ari Imana yabikoze. Izina rya Kristo nirishyirwa hejuru. Aya magambo twasomye ni mu icyo gihe navugaga ngo Petero afashwe na Herode. Herode yari amaze harakemwe iminsi yarafashe nde Yakobo mwene wabo nande na Yohana, ngo amaze kumufata amujije ibya Kristo, ngo aramurenganya biremera aramwica. Amaze gupfa abantu barishima. Abishimye ni bande? Ni abanga Imana, ni ababangamiwe n'agakiza abantu dufite. Ariko nubwo babangamirwa natwe ntiducecetse, ntiducogoye, turi guhatana kugira ngo Imana izatugeze igomba gutugeza. Hari abantu babangamiwe n'ibyo mukora, ubuzima urimo hari ababangamiwe nabwo. Kuvuga Imana byonyine hari abantu bibangamiye. Icyo usabwa ni ukuhatana, ni ukwegera imbere, ntusubire inyuma, kuko amajwi yadusubiza inyuma yo ni menshi. Herode ngo yica Yakobo ngo birakunda, ngo abayuda bamaze kubona ko ari ikintu cyiza yakoze, ngo baramusabiriza ngo wongere uduhereze n'uriya, ni umudufatira bizaba bibaye ibintu bizima. Hari ikintu uzaba cyo gucecekesha, hari imbaraga uzaba ukuye muri twebwe. Mbese mu yandi magambo ni nkaho tuzabaho mu mudendezo nta kibazo na kimwe dufite. Ariko ntiyamenya neza yuko Imana yemeye ko Herode afata Yakobo, ariyo itakwemera ko Petero afatwa mu maboko yande ya Herode. Iramureka, aribeshya ati reka mgende mbigerageze mfate Petero nawe mbigenze nkuko nagize ute nagenje uriya ejo bundi. Kubw'iki? kubw'ama amashyi y'abantu, kubwe fanatisme y'abantu, kugufana abantu, kumushyira hejuru bagati tuzanire. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo Farawo ngo yabonye inzira yo mu mazi wagira ngo ni nk'inzira nk'izindi. Hari igihe umuntu aguhiga akagira ngo Imana yawe, cyangwa se akibwira ngo Imana ukorera cyangwa Imana wasenze cyangwa Imana usenga nkaho isinziriye, kandi akirengagiza ko ari umutabazi. Hari n'imbaraga zihishwe mu bumana zitagaragara buri muntu wese. Imana yawe kirisha umuntu atabizi, atazi nuko byagenze. Abaramufashe biri tubwira ngo amujyana mu nzu y'imbohe. Akimara kumugeza mu nzu y'imbohe habayeho iki? Yabangamiwe n'iki? Yamufashe mu gihe cyegereye iminsi mikuru, niko biri tubwira. Hari igihe ibintu bitushakisha intambara tukazibamo, tukaba mu bigeragezo by'ubwoko butandukanye, ariko turashimira Imana ko bijya bidufata mu gihe kitari cyo gupfa kwacu. Ndagira ngo amagambo tuyumve, dusenga Imana. Ibyagufasheho umwanya, izo ntambara urwana, ibyo bigeragezo by'ubwoko butandukanye urwana nabyo, turashimira Imana ko Imana yemera ko bitugeraho mu gihe gitari cy'ububasha bwabyo, kuko bibaye bije mu gihe cy'ububasha bwabyo nk'uko bije bitontoma, twahita turangira, ubuzima bwacu bukarangira. Ariko Imana yemera kubiducishamo kugira ngo izahindure muri bya bigeragezo, haboneke mu imbaraga z'Imana, haboneke mu byishimo by'Uwiteka. Imana ishimwe. Herode ngo aramufata Petero bamujyana mu nzu y'imbohe, ariko ngo abitorero bajya inama baravuga ati nubwo bimeze gutya, nubwo Petero atwawe, nubwo avanywe muri twebwe, twe ntidushobora kwemera gucejeka. Haleluya. Ntidushobora kwemera gutuza, tugiye kujya ku mavi. Ndagira ngo mbabwire ngo gusenga bijya bihindura ibyanze guhinduka. Muri bakuru mwabonye byinshi kurusha hari ibyo nabonye, ariko ibyo maze kubona nabonye gusenga bihatse ibintu byose. Gusenga, yewe gusenga bikingura ijoro, gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro. Gusenga yewe gusenga bikingura ijoro, gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro.
gusenga bifasha umuntu, gusenga bimara umubabaro, gusenga bikingura ijuru, gusenga biguhesha autorite, ububasha, gusenga biguhesha icyo utari ufite, gusenga bihindura izina ry'umuntu, gusenga bihindura identite uriwe bigahinduka, gusenga iyo utakora upirata nabonye bigira umuntu uwo kwifuzwa, yagenda akagati ngo wabonye uriya mu mama, ngo warebye nguriya mu papa, ngo warebye nguriya mwari. Gusenga ni inkingi ikomeye umukristo w'ukuri agenda n'amasengesho, ni impamba mu rugendo, ni impamba ikomeye nk'uko Virgile amaze kuvuga mu kanya. Ugera ahantu bikomeye, wahura n'ikintu gikomeye kigutunguye, uhita wiyambaza Kristo Yesu, kuko turagendana ntitumusiga, icyo uhuye nacyo cyose ngo mu izina rya Yesu. Yesu aturi bugufi cyane. Haleluya. Umwisunze umushikamije umutima, abana nawe iteka ryose. Yesu ashimwe. Nababwiye ngo hari igihe umuntu afatwa n'ubuzima cyangwa n'ibiganza udafite icyo wabihinduraho. Hari igihe umuntu agufata bifitiye mu bushobozi ko agomba kugutwara uko byumva, ariko Yesu Kristo ajya avuguruza mwene abo bantu. Hari ibiganza Imana ije kuvuguruza ku buzima bwacu. Twarafunzwe, dufungirwa mu nzu z'imbohe zitandukanye, rimwe na rimwe tumaze kuzakira. Hari igihe umuntu yakira ikintu kagati ngo iyi niyo ndwara yanjye, ngo ubu nibwo buzima bwanjye, iyi niyo mibereho yanjye. Kubera iki? Umuntu agera ku rwego rwo kwakira ikintu runaka kigiye kumubaho cyangwa kibana nawe ari uko ntacyo atakoze, aba yarahanyanyaje byaranze. Aho umuntu arekura ntacyo aba atarakoze. Iyo umuntu acuruje ubunyobwa bikanga, agafata ibisheke bikanga, akagenda mu makara bikanga, akajya mu bigori bikanga, akavuga ati none nariyakiriye, gucuruza si ibyanjye. Haleluya. Aho niho Imana ijya igaragariza imbaraga zayo, akavuga ati nubwo warekuye, nubwo wafashwe n'abatagombye kugufata, ndacyari ya Mana, ongera ubeho mu izina rya Yesu, ongera wakira ubuzima, ku Mana biracyashoboka. Petero ari aho hantu, iratubwira ngo amaze kugera muri iyo nzu y'imbohe yaratuje, nta kindi yagombaga gukora. Bibiri ntivuga detaye, ariko tubwira uburyo ki yagize ute, yasinziriye, aryamye nijoro. Iyo usinziriye bivuze ngo nta bitekerezo biba bigikora. Iyo usinziriye ubwonko buba bwagize ute, bwasinziriye, ntabwo bugitekereza. Hari ahantu rero umuntu yicara ibitekerezo bigahuma, ukumva unyuzwe n'izo, ukumva aribwo buzima bwawe. Ndashaka kuvugana n'umuntu wese wahari ibyo yemeye cyangwa se yicayemo yumva ko aribwo buzima. Ntabwo aribwo buzima. Aho uri ntabwo ariho. Imana ishobora gukura ikakugeza n'ahandi. Aho ufungiranye ntabwo ariho. Nubwo wumva ibitekerezo byamaze kubyakira, ntabwo ariko bimeze. Hari imbaraga z'Imana ziga zihindura ibyanze guhinduka, kandi zigafungura n'ibyo abantu bafunze, kuko nta muntu ufite ububasha ku wundi uretse Imana itanga abantu. Kemera ko ibyo bitugeraho. Barasenga, abitorero barasenga, bagira umwanya wo kwinginga Imana, bagira umwanya wo gutabaza Imana, bagira umwanya wo kubaza Imana ngo Mana, kagasuzuguro gashire. Ni kubera iki twasuzugurwa? Ni kubera iki abanyamahanga badufataho ijambo? Ni kubera iki Mana? Kubera iki? Kubera iki ejo ko batwaye mugenzi wacu tukabirebera, tukagira ngo hari ikintu ubikoreho ukemera ngo agende? Kubera iki n'uyu yagenda? Kubera iki wafatwaho ububasha n'imbaraga zitagufataho ububasha? Kubera iki warwanira ibyawe n'abandi? Kubera iki wa mu buzima bumeze nk'uburetwa kandi dufite imbaraga z'Imana? Hari iby'Imana igihindura kubw'abantu bagiye imbere y'Imana. Kubwo gusenga kwacu hari iby'Imana igihindura, kandi hari ibyo izakora n'isi ikamenya ko yabikoze. Ubu iracyabikora bikaguma muri twebwe. Kubera iki? Bingana nyine nuko tukingana, ariko hari ibyo Imana ije gukora bizaba bitandukanye cyangwa se biruta twebwe ubwinshi. Nimara kuturenga bizagera no mu isi, isi yose ibimenye, kuko nta mwanya dufite wo kubihisha. Ibyo dushoboye guhisha nonaha ni ukubera ko bingana natwe ubwacu kutungana. Imana ishimwe. Yangaburiye nimwe mwabimenye, yanyambitse ni mwebwe mwabimenye, nuko bikimeze. Ariko hari iby'Imana igikora, isi ikamenya ko byakoretse, kandi ari Imana ya Isiraheli yabikoze mu kiganza cyayo. Hegereye Karuvali, ona Yesu abambwe,
Imana ishimwe. Hari igihe tujya tukegera imbere y'Imana tukabona ibyo abantu batatweretse mu buzima bwacu. Herode wahari arimo aribwira ngo hasigaye iminsi runaka, ibyo nagambiriye kuri mama nkabisohoza, ibyo nagambiriye kuri Claude nkabikora, shaka kumuvuna, shaka kumukinduza, shaka kumwica, shaka kugira gufata imbaraga ze. Barigisi gitwibeshyaho, yewe turi abanyamugisha ababyeyi, turi igiciro gikomeye mu maso y'Imana. Kuba Imana yaraturemye, kuba Imana yadutoranije, ntabwo tuzapfa nk'uko isi dushaka ko twapfa. Urupfu rwacu ni rwiza, tuzapfa nk'abana b'Imana, kandi gupfa kwacu kuzaba ari ugusinzirizwa, maze twimurwe mu isi tugere mu ijuru aheza twabitiwe n'umukiza. Ku Mana hariyo amazu, niko birivuga. Ntabwo tuzapfa nk'uko babitekereza. Urupfu baduteguriye sigo ruzatwica, inzobo badufukuriye sizo tuzagwamo, amazi batuvomeye siyo tuzanywa. Hoya, ibigori badutegurira kurira muri gereza sibyo biryo byacu, hari ibiryo by'abera b'Imana. Haleluya. Hari ibyo Imana yagambiriye kutugirira, si bibi ni byiza, kugira ngo ituremye umutima w'ibyo tuzabona ejo. Ibyo Imana yibwira gutugirira biracyariho na bugingo n'ubu. Hari ibyiringiro bidakoze isoni, hari umugabane twagabanye. Imana ishimwe. Ntabwo yigeze tureka, ntabwo yigeze tureka, ntiyanabikinisha. Idufite mu biganza byayo, ntabwo yatureka. Iraduhetse ku mugongo, ntiyaduta hasi. Isi yatubona nubwo badufashe, ariko abadufashe ejo bazatungurwa babonye iby'Imana ikoze. Babonye iby'Imana ikoze bizabacanga. Nibyo urindishijwe abasirikare benshi, ndetse nta n'urw'inyagamburiro ufite. No gusinzira bifite ishingiro. Nose wabura gusinzira, ubundi nta mugambi wajya wo gucika abantu 16 uri umuntu umwe utabyakiriye, ubundi aho ufite ikibazo. Hari ubuzima tubamo tukavuga ngo dushingiye ku bitureba ntacyo twakora, baratubona aho turi ni ku mugaragaro, ni ku karubanda. Reka ahubwo twibombereke turebe ko bwacya kabiri tudapfuye imburagihe. Niyo wisunguje uri umunyururu barakurasa, kuko wateje amahane, ugomba rero kubyakira. Ariko hari Imana, haleluya, itarabyakiriye. Hari Imana itarabyemeye, hari Imana itari no kubyemera n'uyu munsi. Imana ishimwe. Yesu ari kumwe natwe, Yesu ari kumwe natwe. Musiwogope, hari Uwiteka uje kugira icyo akora muri uru rugo, uje kugira icyo akora ku buzima bwacu. Kubera iki? Kubw'uyu mwanya n'umuhate. Umuhate wacu dufite si ubusa imbere y'Imana. Hoya, uyu muhate wacu si ubusa imbere y'Imana. Ibi ni iby'Imana yateguye ku buzima bwacu, kugira ngo ahubwo natwe tubimenye. Ni umugisha twagiriwe. Kubimenya ni ubuzima. Niyo mpamvu natwe twe kugira ngo tuprofite ubwo buzima dufite. Imana ishimwe. Ijambo dusorejeho ni ijambo rivuga ngo nubwo bimeze gutyo, inzugi zanga zabyemera zirafungutse ku buzima bwacu. Byanga byakwemera, hari inzugi zikinguwe kuko Yesu ategetse. Hari ibintu bihindutse, byose birashoboka. Iyo Yesu ategetse hari ibishoboka. Tumbira Yesu, tumbira Yesu muri iki gitondo. Utumbire Yesu muri ubu buzima tubayemo. Utumbire Yesu, utumbire Yesu. Haleluya. Utumbire Yesu. Yesu ari kumwe natwe, Yesu ari kumwe natwe. We mutima urira ngwino kwa Yesu, amakuba yawe yamubwire, mbwire byose n'inshuti yawe. Ntabwo Imana yatureka, ntabwo Imana izadutererana. Hari indirimbo nakunze cyane, mujya muririmba nkanezerwa cyane, ngo nubwo ngo amakuba tugose, nk'imbere n'inyuma umubare ukiyongera. Hai turashinganye nimutuze imitima, ntacyo tuza, turi muri we, turi muri we. Hai turi muri we, turi muri we. Ntacyo tuzaba, turi muri Yesu Kristo.
nubwo amakuba tugota impande zose, umubare w'abaturwanyije wa Herode ukaba ari mwinshi, ariko nimuhumure, turi muri Yesu, turashinganye, nimutuze imitima, kuko uturwanirira ari hejuru ya Herode. Uturwanirira aruta abasirikare 16 bakugose imbere n'inyuma. Uturwanirira aradukunze kuruta uko badukunze. Uturwanirira ni umunyembaraga kuruta abo ngabo. Nimuhumure, turi muri Yesu, turashinganye, turi muri we, nimutoze imitima. Imana ishimwe cyane. Ngo Herode arimo yibwira ngo mu gitondo operasiyo ndayirangiza, ariko ntiyarazi icyo Imana iri gutegura. Bagiye kunyurana, hagiye kuba kunyurana kwa Herode n'Imana. Imigambi ya Herode igiye kunyurana n'iy'Imana. Imigambi y'abarozi, imigambi y'abadayimoni, imigambi y'abantu babe, imigambi yose, imigambi yawe si nk'iy'abantu we, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu we, imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, Mana we, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Imana ihabwa ikuzo kuko ikwiriye ikuzo. Imana ihabwa gushimwa, ikwiye gushimwa. Imana ikwiye gushyirwa hejuru. Nta yindi, nta n'izaboneka, nta n'iyaboneka yahwana nawe gukora ibyo Imana ikora byose. Imana ihabwa icyubahiro. Ndayishimiye Mana, ndayishimiye Mana, ndayishimiye, ndayishimiye. Imana ishimwe, ndayishimiye. Nimuhumurike, hari amaboko y'Imana aruta amaboko y'abasirikare 16. Ntihongere kureba abakugose, ntihongere kureba ibyo wahangaye bikanga kuguhunga, ntihongere kureba ibyo umaze iminsi utungaho isengesho n'ijisho bikaba byaragize kagarara. Hari Kristo Yesu ugiye kuza mu ishusho ya marayika. Imana ishimwe cyane. Icyo cyumba ufungiwemo hari Yesu uje kugukoraho. Hari marayika Imana izanye wo kugira ngo aguhagurutse. Nubwo wabyakiriye nyine ukavuga ngo nibyo byanjye, ukaba wemeye no gusinzira, imitekerereze yawe ntikiri gushaka kuyikoresha kuko wemeye ayo maboko nyine. Nubwo atinyitse mu isi, ariko dufite Imana. Abami bo mu isi nubwo bashinganye, ariko dufite umwami ukomeye uruta abami bo mu isi. Uyu ni Kristo Yesu. Icyahangaye nta muntu ujya ubasha kugihagarika. Nimukomere, turi muri we, turashinganye. Muririmbyi wa Jehova yaravuze ngo rega nta gikomeye, Yesu niwe rufunguzo rwa byose. Hari ibintu byagukomeranye, turasoje, ariko bibwire ngo Yesu niwe urufunguzo. Hari ibintu byakwiyeretse ko bifite imbaraga, wongera ubibwire ngo rega Yesu burya niwe ufite urufunguzo. Uwo mwanya mukimfite mu biganza nuko Yesu ataraza. Uwo mwanya mukiri kungenza uko mushaka nuko Yesu atarategeka. Muri byavuze ngo tegeka birashoboka. Iyo Yesu ategetse gusa byose birashoboka. Icyo kintu mukiri kuntwaza igitugu cyanyu nuko Yesu ataraza gusa. Hengaze papa naza iri joro, naza arabanyura mu jisho kandi muhari. Haleluya! Naza muraba mufite intwaro ariko muracika igikuba. Naza araza muzifite ariko ntimuzikoraho. Naza ntimushobora gukora muri sniper ngo muturebe muturase, kuko Yesu yaje ahita azinetraliza, abafata ibiganza n'ubwenge bwanyu ntacyo bumaze imbere y'Uwiteka. Iyo Yesu yaje aca abantu muri humye, kababuza ibitekerezo, agakora ibyo yagambiriye gukora. Yesu nagukure muri gereza, Yesu nambohore, Yesu nawe nakubohore. Icyo cyumba ufungiyemo nakigusohoremo mu izina rya Yesu. Ngo buriye twumaze nk'iminsi nabugukuremo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Kubyizera ni nonaha twakiriye impinduka za marayika umanutse uvuye mu ijuru. Muri byavuze ngo dore ahuru yacyo aje gutabara be. Ati yemwe, ati yemwe, nimukomere ndaje ko ndi kumwe namwe, ninde wabaho.
haleluya. Hari iyerekwa ryagaragaye ko hari ibyo tugiye kwakira ni kano kanya. Hari marayika uje kugira ngo adukure mu maboko y'imbohe, adukure mu maboko y'abasirikare, adukure mu maboko ya Herode. Bizacanga abantu ubwo bazaba baje kutugira nabi, basanga Imana dukora ikintu gitangaje. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Muri urugo Imana igazemo. Ndumva ijambo narisoreza aha, kandi tugakomeza no gusenga Imana. Ariko mwakire ubutabazi bw'Imana, mwakire impinduka z'Imana, mwakire guhindurirwa kw'Imana. Ariko ibi bikozwe n'abitorero bakomeje kubanguka agasuzuguro turakanze. Ibyo Imana yavuze zabisohoza, ibyo mwanze Imana irabyanze, ibyo mwasabye Imana irabishyigikiye. Imana ibikubisohoka lotaistai, kuko icyo mugambiriye imbere y'Imana ntabwo ari ikibi. Ni sohore, kandi sohore idukure muri iyi nzu. Natwe nitugera hanze, yego hari igihe tujya tugira ngo turacyarota, ariko n'Imana izabibikoze tuzamenye ko ari yo, natwe tuyishime. Ijambo ry'Imana ituganze, nanjye urivuze. Mwakira amahoro n'umugisha tutse hahera, kandi umugisha w'Imana uganze muri twe twese. Amen. Urera Mana, urakiranuka. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni rigari, ijambo ryawe ryabaye tutarabaho, ijambo ryawe ryakoze ibintu bikomeye by'amaso yacu atarabona, by'amatwi yacu